sinzwe rwose ariko amaraso yawe Yesu yavuye ku bwacu. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, umwami w'abami ashyirwe hejuru, icyubahiro cyose, ubutware, guhimbazwa, kwemerwa, gupfukamirwa, kwamamazwa, haleluya, byose ni ibi. Ibihe n'ibihe, ibihe bidashira. Ndabasuhuje mwese abadateze amatwi ubutumwa bw'uyu munsi. Ndabifuriza nanone nk'uko bisanzwe, kandi ni byiza amahoro y'umwami w'amahoro Yesu Kristo. Yo uyafite ubu ngubu niwe ushobora kubaho mu isi muri ibi bihe. Ufite amahoro ya Yesu Kristo niwe wenyine ushobora kubaho adahangayitse, atikanga muri iki gihe kiruhije. Ibi bihe nako abari mu gihe cyakuwe muri ibi bihe nibo bafite ayo mahoro, nibo bazi agaciro k'aya mahoro. Umwami wacu yavuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro. Ntabwo nyabahaye nk'uko isi itanga, oya, ntabwo mbahaye nk'ay'isi rwose, mbahaye ayanjye kuko ndi umwami wayo. Hariyo mpamvu bakundwa, yemwe banyabwenge, namwe muciriritse, namwe mutazi iyo biva n'iyo bijya, ahangaha ndagira ngo mbabwire ikintu cy'ukuri, umwana w'ubugingo niwe uri bubyumve. Nta mahoro ashobora kuba mu isi, nta mahoro ashobora kuzanwa na Loni, nta mahoro ashobora kuzanwa n'imiryango mpuzamahanga. Ibi ni ibikoresho by'umwanzi yashyizeho kugira ngo bimutegurize inzira yo kugira ngo azaze yishushanya Antikristo, abeshya abantu ngo niwe uzanye amahoro, kuko azaba yateje ibyago. Ateza ibyago, arimo arateza ibyago kugira ngo ejo bundi azaze yigaragaza ko azanye amahoro. Ariko ayo ni amahoro y'amafo. Iteka nk'uko nakunze kubibabwira, iby'Imana bibanzirizwa n'ibya Satani. Uretse ikintu cya mbere Imana yakoze, nta kiyibanjirije abantu bazi. Ariko dukurikiye neza, Imana yaremye umuntu. Reka twumve. Imana yaremye umuntu, hari ibyabanje, harabanje kwivumbagatanya, harabanje intambara mu ijuru. Intambara yarabaye mu ijuru. Luciferi ngo yaratekereje rimwe, aravuga ati ariko kubera iki iyi Mana ishobora byose, iyi Mana iri hano itatubwira ibintu? Kuki itabitubwira? Control, umwuka wa control wo kutamenya umwanya wawe, ibintu byose ngo agashaka kubimenya. Yashatse kumenya ngo iby'Imana byose. Ego Yesu nawe ahimba agatsiko ke, ahimba idini rye. Koko ngo niwe idini ryatangiriye, ngo niwe idini ryatangiriye mu ijuru. Ntimugira ngo ryaje mu isi gusa. Reka da, imizi y'idini yashingiye mu ijuru. Mu ijuru baritabara, barayirandura. Mikayeli ararwana n'abamarayika be, barwana n'aba Luciferi, inkundura. Umva ko atari umwana w'umuntu watangije intambara. Umwana w'umuntu ntabwo yatangiza intambara, ahubwo watangije intambara mu ijuru niwe wuzura umwana w'umuntu kugira ngo amuteze intambara, amwigishe n'intambara. Bigenze bityo bisanga ushobora byose, uzi byose, uba hose, ukora byose, yashyizeho nawe kuba Uwiteka Nyiringabo. Maze ndore umutwe w'ingabo nawe wowe urahakari niwe ukomeye mu isi no mu ijuru. Uwo niwo turimo. Mvuganye n'umuntu, niwe turimo, niwo ndimo, umutwe w'ingabo. Umubamo ngira ingabo nkaba muri uwo mutwe. Urumva ako ngako urakumvise neza? Satani yarabanje, niwe wabanje ikibi, niwe wibwiye gukora rebellion ku Mana yamuremye disi, yamugize uko ari, imugira ari eternel, imugira adashiraho, ntabwo ashiraho, abaho iteka kuko yamuremye ari umwuka, n'umumarayika, ahindura abagaragu bayo imiyaga, ahindura abamarayika imiyaga, ni ukuvuga imiyaga, umuyaga nawe urawubona. Nuko yaremye abamarayika
ariko abakozi bayo batwebwe ngo akaduhindura ibirimi by'umuriro. Haleluya. Ni ukuri haramanuka bati yewe wasiwe, yewe wasiwe, yewe wasiwe, ugushije ishyano bw'umwanzi Satani yakumanukiraga. Ijuru riravuga riti turamukize, turamukize, kubite hasi ishyano turarikiza. Ariko isi isi yo azayizonga. Mbanje aho ngaho kugira ngo wumve ko iyi systeme yose, iyi mikorere yose ntabwo ari ubwa mbere ubyumva, ntabwo ari iby'Imana yashyizeho. Yarabyubatse. Satani yubatse inzego ze, arazimasika ko zikora neza, ariko mu by'ukuri ntizimuteguriza. Igihe Loni yahereye ijyaho niwe intambara zakajije umurego. HCR igihe yahereye ijyaho niwe impunzi zakajije umurego. Niko bimeze. OMS kuva ijyaho niho noneho niwe inkingo zamaze abantu. Ngo iki? Ngo akanama ngo gashinzwe ngo ay mon Dieu. Byumve rero neza ko yewe muntu wiringiye ibintu bishobora kuva muri Loni, ko hari icyo bizakumarira, noneho ngo ukaba ufite ngo n'amasezerano Imana yakubwiye, ndakwinginze we, nta kizavamo, ntabwo gishobora kuvamo. Muri iki gihe hari ibanga ryahishwe ry'abo ngabo batoranijwe, abo babikijwe ibyasezeranijwe, abo babikijwe ubwiru, buhishe mu bwiru bw'Imana. Abo nibo badashobora kugira ikintu cy'isi bakora bafata. Niko bimeze rero. Yesu Kristo umwana w'Imana, Yesu Kristo wabambwa agapfa, akahambwa, akazuka, agasubira mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data adusabira. Uwo niwe ugiye kugaruka utwara twebwe yapfiriye. Nawe ndakwifuriza kwizera uwo nguwo, ndakwifuriza kwizera uwataye ubumana, ngo yari afite akamero, ntabwo yigeze ngo agundira akamero k'ubumana. Yari Imana di, yari Imana aganje mu ijuru. Umuntu abura umucungura, Imana ihitamo gufata umubiri, kuko nta Mana ipfa. Ba bandi bagore ku butumwa bwiza, nta Mana ipfa. Mana se yapfa gute? Niyo mpamvu byatumye afata umubiri nyine, kugira ngo abone uko apfa. Buki ikindi, niyo hazagira umuntu uzitwaza ngo Yesu ngo yanejeje icyago kubera ubumana, cecekaho utaba umukozi wa Satani ku mugaragaro. Yesu umubiri yari afite wari 100%. Niwe wasonzaga, niwe waganiraga, niwe waryamaga, niwe waryaga, niwe wajyaga muri wese, niwe wababaraga, niwe izo nyigisho zivuga ngo Yesu ngo yarapfuye, ngo ni Imana yapfuye. Ahetera. Hapfuye Yesu wabyawe na Mariya, wabyawe umuntu. Yes, ariyo mpamvu kubera ko yanesheje icyaha ngo yatubereye urugero disi. Niwe cyitegererezo cyacu, umwana w'umugore, umwuzukuruza wa Dawidi, sekuru cya Aburahamu, umuyuda wo mu muryango wa Yuda, agambaniwe n'umuyuda mwene wabo. Ntabwo ari umurewe wamugambaniye, no, byari kuba imfurumira ipfuye. Nawe nuko uza kugambanira nuwo nyine, nuwo nguwo. Yes, akira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo nawe nagaruka akujyane, agukure muri iyi si, nawe ubone uko imeze, ko imyizure yamaze abantu n'ibindi n'ibyishyiraga hejuru byose hasi, n'ubundi ntacyo biri buhagarare. Yesu abaho umugisha. Rero uyu munsi mfite message yihutirwa y'abarundi n'abarundi kazi. Narayangiriye kuko nageze aho mbona ndavuga se, mbwira Imana se ko ndeba se abantu babimenye, ngewe ndabamvuga iki? Ibyo kubimenya abantu kubimenya ntabwo ari byo ngutumye. Ngewe hari abo nshaka gukiza. Haleluya. Numvise ari ugukiza. Haleluya. Numvise ari ugukiza. Ndavuga aho ndaje da tika
magambo no mu matiku. Begera Imana, shaka Imana, mw'abahutu mwe, mw'abatutsi mwe. Bene data barundi kazi, yemwe abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, umuntu ku giti cye, namwe abataramwizera ariko mugomba kumwizera, ntashobora mufite. Ntago uhitamo ngo abe, no, murahitamo Yesu Kristo kugira ngo agire icyo abakorera buri muntu ku giti cye. Ndavugana n'umuntu ku giti cye, iyi message iziye umuntu ku giti cye. Reka mbaze nsobanura iki kintu. Reka nsobanure. Ikibazo cy'abarundi ni kimwe nk'icy'abanyarwanda, ni kimwe nk'icya Est ya Congo, ni kimwe nk'icya hariya hose harimo kubera imidugararo. Hari inzigo turayihuje. Nabajije abarundi ko nabo bavuga inzigo iri hagati y'abahutu n'abatutsi niyo igiye gukora ibara nanone. Muti gute rero? Inzigo iri hagati y'abahutu n'abatutsi, twebwe mu Kinyarwanda byitwa inzigo iyo hari amaraso yamenetse. Namwe ndumva ari uko. Inzigo iri hagati y'abahutu n'abatutsi rero ni inzigo ishize kera, ni inzigo ikomeye cyane, ni inzigo y'uruhererekane, ni inzigo y'abana base bapfuye muri 72, yibango na 83, yibango na 93. Ni inzigo abahutu n'abatutsi bafitanye, ni inzigo abahutu batikiye ku buryo barimo kuvuga ko ari genocide igihe cya Micombero, akabica cyane. Rero ntago yabishe ngo abamare iteka, abantu ntago bazi nako kenge Imana yisigarije. Naga abantu, umunyarwanda ni wavuze ngo ntabapfira gushira. Yishe abo ngabo, yishe base mbo yewe ndayicana ba nyina, ariko ntaga abana babo ngabo yabamaze. Singabariya abana bakura ari imfubyi b'abahutu bazi ko base bishwe n'abatutsi. Thank you. Barakura bariga. None abatutsi mwari muzi ko bizagenda gute? Ko baso bari barakoze ibyaha, noneho barapfa. Ubu ngubu abana babo ngabo bariho nibo bikoreye ibicumuro bya basi. Niko bimeze. Abahutu bagombaga kwihorera nyine kandi pe, ariko ntibarashirwa, ntabwo barashirwa. Hari umwuka uri ku muntu witwa umututsi. Yes, kubera uko ateye, kubera uko Imana yamuremye, kubera uko umuhamagaro umuriho. Ndabikubwira, ndabizi nanjye narabimetrije. Imana yatumye mbimetriza, ndabizi. Hari biri ku muhutu, hari n'ibiri ku mututsi. Ku mututsi hari umwuka wo kwicwa. Nigeze kubisobanura, biri no mu gitabo kiriya Umuzi. Umututsi hariho kwicwa. Mu Banyarwanda babita inzoka, inyenzi, ibintu nk'ibyo umuntu akubita umuhini bigapfabure. Uwo mwuka bagendaho ugiye kubabwira kimwe gusa. Iki kimwe gusa gituma bagendaho: ubwibone. Kasubiremo, ubwibone. Ntabwo ni mu bicengera, ariko ndagenda babwira ingingo ziyagize kugira ngo ngere ku cyo Imana yambwiye kuza kubwira abarundi n'abarundikazi. Uyu mwuka w'urupfu bagendaho ukururwa, ikintu cya mbere kiwukurura, cyawukuruye before ubwibone. Muri ubu bwibone bw'abatutsi hakubiyemo ibintu byinshi bushobora none kuvamo ikindi gitabo. Abahutu bafite ibindi bahamagariwe, nkuko abatutsi bafite ibindi bahamagariwe. Rero abahutu ni igikoresho buri gihe Satani akoresha kugira ngo ya migambi iri ku mututsi, wa mwuka uri ku mututsi, kubera ubwibone bwe, umuhutu amwice mu buryo bwose. Kubatema ni byabaye nk'indirimbo. Amwikisha uburyo bwose
aho niho ngiye kwinjirira kugira ngo mbabwire imigambi CNDD FDD ifite. CNDD FDD birane b'abana bo muri 72 cyangwa nyuma yaho cyangwa muri 90 bakibuka inzigo yo kwa Micombero, bakibuka ukuntu ngo ndadaye umuhutu batoye yatsinze cyane amajwi batayize nuko abatutsi bakamwica. Icyo gihe nanone abatutsi no yemwe umva ubu ibi ni wazi nibyo ibyo nimo kuvugura byumva ntago ndi mu mwuka cyane. Okay, ko umututsi we ukuntu ateye agomba gukora ibintu bye ngo ibyo yita mu bwenge ngo akiyoberanya n'abapervers babi n'abanarcissike babi nyine we ntazamurijwe we ntabwo bisakuza ske barega batubwira abantu bari biwacu ukuntu ngo bicaga abantu nyine akakugaburira akaguha n'ibintu mukanaganira ukumva inkota yakugeze mu ntuza cyangwa yagupfusa isashi Voni smart, okay? Voni smart. Ni smart ku buryo bapanga ibintu byabo bakabipanga kugira ngo uzabave kugira ngo umututsi azave mu wundi hari ikintu bahurijeho cyo kugira nabi. C'est vraiment très rare. Niyo mpamvu mu Rwanda ngo bohereje abitwaga abatekinisiye babavanga n'intera hamwe savaye barabakoroga kuko bari bazi icyo bagendereye. Kiriya gihe nta numwe wigeze amenya ko bohereje batito bohereje abatekinisiye nta numwe tujye batangiye gusakara ejo bundi banabyivugira nabo bwabo ako ngako wakwumvise neza. Iyo bibi by'abahutu byari inama bari kuyisohokamo byasakaye kuri WhatsApp nuko bimeze nuko ayo moko ateye ako jye nabivuyemo byose jye ndi bwoko bw'Imana isumba byose ndi umuraganwa na Yesu Kristo w'i Nazareti. Yego nta nubwo nkubwira uko cyane ari imeze ntabwo mbikubwira. Nabagereranije nande se abahutu n'abatutsi nabagereranije nande? Abatutsi bakora ibintu zabo mon Dieu simatiri yego disi bavuga gahoro kwicira kurwara nk'inda kagusogota arimo kukubwira by the way yego disi weya abandi baba banabareba bwo akaba yagusoma sauver l'image, sauver leur dignité, que sont des nobles, ni fura, n'abantu baremetse neza bafite imisaya ubundi ngo nta mututsi w'inzo ubaho niko batubwiye ngo ni bya bikaranyo kuri yego bitameze nk'iby'aba Sudani y'Epfo ariko ngo ni bikara bitose binyoye bijyanye bafite ngo ikibagaragazaho ubuhanganye bafite ikibagaragazaho guhaka. Nta kintu kibi rero ngo kigomba kubagaragaraho disi. No. Nabagiranije rero na Zidane na Materazzi. Ni abari bariho bari bakuru muri 2006 yeba data we bega coupe du monde ngo iragaragaza yo Materazzi yatutse Zidane. Coupe du monde bari bose bararebaga atuka Zidane bitutsi nta muntu numwe wigeze amenya ko yazonze Zidane. Aramutuka kugira ngo agere ku cyashaka yarazi cyagendereye. Umutaliyani yarazi cyashaka yarazi uriya muhutu witwa Zidane w'umwarabu ayi wewe ari bukubeta umutwe agatuza kakamena umutaliyani akwaga hasi ngo iki abahutu byabo ni kumugaragaro. Niyo mpamvu nubu imigambi yabizwe irazwi ko imihoro yaje irazwi ko ngo abantu barimo gusiganwa barimo kujya kwiyandikisha muri CNDD ngo babahe akaranga muntu sinzi ukuntu babivuga babahe ikimenyetso cyo kutazicwa. Mwabyumvise ibyo? Ubu abandi bo mu mashyaka bose kugira ngo bikize barimo barajya kwiyandikisha muri CNDD kugira ngo babashe kubaho. Wumvise ahantu umutageze ngo aho abeshaho nk'ibyo muri jenoside yo mu Rwanda bivuga ngo utari muri CNDD yasinye urupfu, utari muri CNDD n'umututsi yego
abatutsi bo urupfu barangije gusinya urupfu rwabo. Impamvu nuko abahutu bazi neza ko n'abapfumu babibabwiye ko nta nsinzi ihari, ibyabo byarangiye kandi bitazagaruka. Ndimo navuga ibintu wowe ukumva sinzi uko bimeze. Ndimo nakubwira ibintu kandi biri byo neza. N'Imana nigufasha ukabaho, ugiye kubirebesha amaso. Ntabwo bya Senedede bizagaruka. No mu mateka bazajya babyiga bameze nabi. N'abapfumu barabibabwiye, n'Imana yabatumyeho, natwe twarabivuze. Bararwana iya nyuma. Niyo mpamvu nta mututsi ngo bashaka kwasigara. Rero dore mututsi kazura aho ngaho. Wowe utarakizwa uringaringa ngo ufite imisaya ngo nintuza, ngo uri kuvuga ngo sansi yabuze, ngo uri kuvuga ngo ibintu byose byahenze, ngo urajya ngo mu nkarago bari mu nkarago ngo kamanuka kumutakura ngo ibintu bisize n'ibindi byahabaye, ngo urajya bubanza ngo sinzi byahabaye, ngo urajya Gitega ngo sinzi bihari. Yo never nta kindi agomba gukora, agomba gusohoza ibyamwanditsweho. None se ntabwo mwebwe mubona, ntabwo murimo kubona se ko siga ameze nk'umusazi? Arasazwa n'iki? Wabuze iki musaza wowe? Wabuze ikintu mo kumusaza? Ikintu kitwa guhora, iyi nzigo n'Imana yonyine igiye kuyirangiza. Irayirangiza ari uko aya moko yombi n'ayahanwe, kuko no mu Rwanda naho iri bubirangiza amoko hanwe, ariko ntabwo birimo gusa neza, kuko mu Rwanda nta bwoko buzamaraho ubundi nkuko 94 byagenze. Oya, bombi hutututsi bagiye guhanirwa icyarimwe. Mu Burundi rero abahutu biteguye neza, barangije kwitegura neza, ko bazi ko ubutegetsi bwabo ntabwo bafite abanzi impande zose, reberi impande zose, mu gihugu imbere, hanze yacyo. Wabivamo ute wowe? Ari wowe. Iyo rero byagenze gutyo, aho kugira ngo wenda bahindukirire Imana bayisenye mukuri no mu mwuga, aho kugira ngo bihane batabaze, aho kugira ngo babwire igihugu cyose bati nimuze dutabaza Imana, bahita ako kanya bahindukirira ku nzigo y'umwanzi wabo ari we mututsi. Ni ukuvuga ngo umututsi yarangije gusinyirwa urwo gupfa, gukatirwa urwo gupfa. Umututsi wo mu Burundi, tega amatwi ubyumve neza, ntunzaneho ibintu byo kuvuga urandaga. Urumva neza? None avugisha wihute, ugire speed mu kuvuga. Okay? Nzanye umuti ushobora kuba wagukiza. Nzanye umuti uri bugukureho inzigo. Nzanye umuti uri bugukureho ukuguhora kugira ngo kutakubona. Nzanye umuti uri butumuhishwa ubugome bwa Senedede. Nzanye umuti ushaka kugukiza umuhoro n'ibindi bintu byose by'ibikoresho barunza ahantu hose mu makartier. Yego buri quartier yose irunzemo abatutsi bari muri quartier bose baranditse. Ariko Mana yanjye, ariko Mwami Yesu, ariko izi nzigo koko, ariko Mana, urababwira Yesu bati uriya ngo yarapayutse. Uravuga Yesu niwe wenyine ushaka kubikiza, niwe wenyine ushaka. Wewe wa mututsi, wowe umututsi, wowe uri aho ngaho n'ubundi wari usanzwe ubebera, kuko abahutu nibo bategeka kuva 2005 nibo bategeka, nk'ukuntu mwabagenje namwe. Yego, akebo kasubiye wa mugarura kagiye kongera gusubira wa mugarura. Niko by'Imana bigenda. Icyagukiza rero, ndavugana n'umuntu ku giti cye, ndavugana n'umututsi ku giti cye, ndavugana n'umuhutu ku giti cye. Rero muhutu wateguriwe kwica wowe, uwo mwuka kwica kugira ngo kuveho, kugira ngo hazagire isigara. Kuko niba warateguye kwica, niba mugomba ngo kwica abatutsi, niba ufite abana, urabona uzabigenza uti? Ko Imana wumva ihora abana gukiranirwa kwa basi, ko nunapfa abana bawe bazasigarana icyo kintu. Ndavugana n'umuhutu nyumva muzima ugitekereza, ndavugana n'umututsi umuhutu muzima ngo witeguye ngo guhora, umuhutu muzima ufite gahunda, urara mu manama, bapanga barabirangije, amaliste yarakozwe, byararangiye, ibimenyetso barabitanze, batanze ibintu ngo bibatandukanya n'abagomba kwicwa n'abatagomba kwicwa. Ibyo byararangiye kugira ngo Imana igamburuze imigambi yabo. Rero ni wowe biri buturukeho, ntagarike.
kugira ngo utume Imana igamburuza imigambi yari igufite wowe Muhutu ugomba ngo kwica, nawe Mututsi ugomba kwicwa, kugira ngo imigambi igamburuzwe. Biragenda gute? Urabigenza ute? Kuko igisubizo ni wowe uri bukemere. Igisubizo. Yes. Bakundwa, umuti Imana igiye gutanga, unywa arabaho, utawunywa ukomeza kugira ntabwo ntacyo biri mu marire, nyine azarimbuka nta kundi. Ikinzanye niki? Kinzanye ntabwo ari gusubiramo ko ngo Abahutu bazanye imihoro, ngo bayikomanze, ngo bakoze amaliste, ngo abo bagomba kwica. Ibyo ngibyo murabizi mwese, n'abapagani barabivuze, n'abafite ntuza za YouTube barabivuze. Ari nayo mpamvu giye rwose numvise barabivuze, ariko genje kugira ngo ibyo ngibyo bizwi bibonerwe umuti, kuko gewe mbanzanye ibisubizo. Nitwa igisubizo. Yego. Imana ihumugisha mwene data yanyohereje ijambo rikomeye riri muri Mika ibice 3:8. Haleluya. Ariko geweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari. Amen. Mbihawe n'umwuka w'Uwiteka kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro cye. Haleluya. Na Isirayeli icyaha cye. Nicyo kinzanye. Inje kubwira abuzukuruza b'igihe cya micombero ko bagomba kuriha iby'abasi icyo kiragiye. Hari abakirihora, abasembaraniye munyabarapfuye ahari. Yego. Nje kugira ngo nyine mbwire n'Abahutu b'igihe cyande daye, simbizi cyande daye hari nabo naho guhora nabwo kuza ubwenge kuragenda kukishyira ahantu kukajya kuvuga ndaguteze gusa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryaciye urubanza riravuga ngo guhora nuko Uwiteka tujye tumureka ahoresha uburakari bwe. Ariko abantu ntago bari kuwiteka ngo ahore. Kureka Uwiteka ngo ahore nuko wowe wihana ibyaha byawe. Mvuganye n'umurundi kazi desi. Nuko wowe udahangana. Nuko wowe udahangana. Kuko abuzukuruza b'igihe cya micombero n'abuzukuru bagiye kwishyura ibyakozwe icyo gihe. Abigiye cyangwa daye nabikomagu yarapfuye harya. Ariko se ndagira ni mwakagira Imana mwe. Babikomagu bagiye kwishyura icyo gihe. Ndabinginze mwabatutsi mwe ntimuvuge ko igisekuru cyanyu ari cyiza. Ndabinginze ahubwo mwikubite hasi mwubame. Nimukora udutsiko batabamara mbere y'igihe, ahubwo umwe wese yiyambura igisekuru kigomba guhorwa. Umwe wese yiyambure, ubwire Imana uti ntabwo nari bisobanukiwe ko ari byo ndimo kuzira.
ntabwo nayisobanukiwe ko aribyo birimo gutuma bampiga. None mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye. Ayiwe, ni wowe mucunguzi wanjye, ni wowe mwami wanjye. Amaraso yawe nankiza, ntunganya, ntandukanye n'iki gisekuru cyagenewe kwicwa. Ngewe ntabwo ngomba kwicwa. Ngewe nje mu muryango w'abana b'Imana. Ngewe ndinjiye kwa Kristo, ninjiye mu maraso ya Kristo. Ntabwo abahutu bazashaka ngo bambone. Mira, ubona umuti. Mira. Ntuzane amagambo muri uko kumira, ntusobanurire utuntu, urumva, ntugite urusobanurira. Kuko urasumbirijwe, wowe mugabo wize, wowe umututsi wize, wowe mugore w'umututsi wize, mwebwe ngo Senderi yahaye akazi. Murashekeje cyane, guhora ntabwo kubavaho, ahubwo nimumenye ubwenge buturuka kwa bwenge ni Yesu Kristo. Mwumwakire, noneho mwiherere muvuge muti ndiyambura ni system. Mwebwe abatutsi Senderi yagaburiye, mwebwe abatutsi Senderi yatumye kugira ngo mwice bene wanyu. Nugirirwa ubuntu kumva ubutumwa, wihane dubure ye baba wowe uri umuntu mubi cyane. Wowe mututsi herere, wikureho umwuka wo kwicwa, wo guhora, wowe urawikuraho kuko Yesu aracyacaye ku ntebe y'imbabazi. Wowe herere, wowe wirwaneho, sibyo? Kandi urakarire ibyaha, urakarire imyuka yo guhora, maze uyikureho urakayisha, sibyo ra? Uti ntabwo ngomba kwicwa, ibi byanyanditsweho, ibi bintu byo guhora ntabwo ngiye bigomba kunzaho kuko ndabisezeye. Ntabwo nyiri umwuzukuru wa kanaka. No, ntabwo umuryango wanjye ukiri muri aba. Oya, yewe nizeye Yesu Kristo, amaraso ye ndabwizeye, ambabarira ibyaha. Ugomba kwirwanaho mututsi wowe, kuko wasenywe urwo gupfa, wakatiwe urwo gupfa, kandi nta kujurira guhari. Ubujurire ni ubungubu ndimo kukubwira, kujurira muri Yesu Kristo. Haleluya, akakugarura ubuzima bushya n'ubugingo bushya. Amen. Mu maraso ye rero ntabwo mutu muhoro ushobora kugerayo. Ndavugana n'umututsi kandi n'umututsikazi basanzwe basongarira ngo barimo barasenga, sinzi ibyo basenga mu madini kubera ubwoba. Umva umuti. Mira. Nibikunanira ndaguha nimero uzanshake. Nibikunanira wowe kubyikorera uzanshake. Mugire vuba. Mira, akira Yesu. Mwami Yesu, ndakwakiriye we nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi wanjye. Mbabarira ibyaha byanjye byose. Yewe mvuye muri ubu bwoko bwa gitutsi. Bya gitutsi byose ubivuga ibyo wanyuzemo, kuntu mwahoraga mutarama, muvuga ngo mufite amazuru ngo asongoye cyane nk'ay'abazungu. Ibya bindi byose byo kuvuga mwebwe ngo bagutegeka abahutu cyane. Ibyo nibyo mugomba kuzira. Mubyihane ngo kwa abahutu bagomba kubakorera kubera siki. Mubyihane kugira ngo mubeho. Mira we wa mugore we, mira wa mugabo we, mira wa musore we, mira wa nkumi we, mira we witwa umututsi. Ni maramo. Haleluya. Mu bututsi imbaraga z'Imana zimaremo imbaraga za gitutsi, n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Urakoze Yesu. Numara kwakira Yesu Kristo, amaze kukoresha amaraso ye, umaze kwihisha mu maraso ye, usaba imbaraga z'umwuka wera rero, maze zize zikamura imbaraga za gitutsi z'ubwibone. Z'ubwibone, zo kumva ko ngo muri abambere ku isi yose kandi muri beza ngo bigitangaza. Yiwe ubu bwiza ikintu bugiye guhura nabwo Mana, nabo mu Rwanda bumvire wowe ubu bwiza disi ikintu Satani agiye kubukorera Mana yanjye we. Mira, wikureho umwuka wo kwicwa. Uwo binanira mba ndabyemeye. Iwe Mana, uzampa umwanya ndakwinginze. Uwo biri bunanire, uwumva ashaka kugicyambaza, wenda byamunaniye, wenda ndimo ndavuga vuba, wenda ntabwo biri bugukundire neza, wenda kugira ngo bitaho. Uri umututsi we wakoze mu butegetsi, uri umututsi we wigeze ko kumena amaraso, uri umututsi we iso yamenye amaraso cyangwa se ko kuruza, dore ko kumena amaraso namwe ntimuhigwa. Ntimuhigwa desi, ntawe ubahiga. Niyo mpamvu abahutu namwe baba Satani yabeka ibye kugira ngo babamare. Ikindi kandi ngo muhora muri bakeya, nabwo hari impamvu disi, no kubera umuhamagaro mwasuzuguye umuhamagaro Imana yabahamagariye. Muri bake ntimushobora no kuzaba benshi na rimwe. Abahutu bagomba guhora ari ba 85%. Nabwo hari impamvu rero. Umuti ni ugusezerera igisekuru cya gitutsi,
ugisezerere kandi mwanganye wange ibyabo byose, wange ubwibone bwabo, wange ibyo wumvise ba so bakubwira na ba sogokuru n'ukuntu ngo mugomba kumera, n'ukuntu mugomba kubigenza, n'ukuntu mudasana bariya bahutu barya cyane, mwebwe ngo mwasama gahoro ngo mbese nyine kugira ngo ikanya izanyuremo ngo batababona mu kanwa. Twasabye se ugashyirayo byose ko ari ukurya. Nyine ngo hari n'ukuntu muvuga, nyine ngo hari n'ukuntu yego ko mana yanjye, nyine ngo hari n'ukuntu mugenda, nyine ngo ntabwo n'umugabo musana abandi. Kubw'iyo mpamvu rero ibyo byose kuraho, mira kuraho. Imana yashatse kubaho, Imana yanzanye kugira ngo nkubwire ngo kugira ngo iguhishe mu busa, kuko umugambi wararangiye, kugira ngo iguhishe mu busa. Akira umwana w'Imana Yesu Kristo, ntabwo uri bwakira idini, kuko idini naryo ririmo mu bagiye gutema. Ntagira uhungira mu idini, musoke. Ntagira uhungira mu idini, idini naryo niryo riri imbere mu kwica, niryo rifite imihoro cyane. Muramenye nimuhungire muri Yesu Kristo, nimuhungire muri Yesu Kristo, nimuhunge ni Yesu, hunga nimuhungire muri Yesu Kristo, nimumwakire amaraso ye, musabe Imana, musabe Yesu imbabazi z'ibyaha mwakoze. Igisekuru mugisabire imbabazi, ibyo byose yakoze ntubizi, ntabwo bikubwiye byose. Ibyo sogokuru yakoze ntubizi, ibyo sogokuru yakoze ntubizi. Ibyo byose ubyihane, ubyishyireho kubw'amaraso ya Yesu, n'umutima urabikoranye, umutima ukunze, umutima utsinzwe. Kene ngo ntabwo mutsindwa, mugomba kuburana mpaka kugira ngo mukomezanye dignity. Dignity muhoro ukuri kugakanu dignity wowe ngo ku buryo urangiza utsinze gute? Kandi imbere ya Yesu tugomba gutsindwa n'urubanza. Mira ndashaka kubaho, na Yesu arashaka kubaho, ariko Yesu uzi kumeze. Abo minanira ndabaha nimero, nta kibazo ndayibaha nimero kugira ngo mwikureho vuba, mwikureho iyo mipanga, mwikureho izo mpiri, mwikureho ayo masasu. Byose barabiteguye, byose kuko barihebye. Igihe cyo guhora ni iki ngiki. Muhutu nawe wowe ngo witeguye ngo buri gihe ngo muha muri benshi ngo mugomba gutema ngo abo batutsi, sinzi n'ibitutsi mujya mubatuka. Muhutu we ayiwewe niko urashaka ko nta gisigara? None se urashaka kumaraho abatutsi noneho wowe uzasigare? Ntuzi ko iyo umuntu yishe undi nawe aba yarangije gupfa, ndetse uwica apfa mbere y'uwo agiye kwica. Muhutu mira. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ni mubireke kwica, byararangiye, n'Imana yarabyemeye, niko bigomba kumera, kugira ngo mubone ibibarangiza namwe. None se mwebwe mwarangizwa n'iki? Ndavugana n'umuhutu ku giti cye nkuko maze kuvugana n'umututsi ku giti cye. Muhutu wowe icyambere urava muri CNDD-FDD, abatutsi nabo babandi maze kubwira nonaha, mu byo wiyambure ishyaka ryose urimo, Imana ikubone nk'umuntu uhagaze. Muhutu urava muri CNDD-FDD, urava muri CNL, Sunari, Frodebu, si biza bya bindi. Urabanza ubivemo, ubisezere. Niba ushaka ko Imana ikurinda, ntishobora kukurinda ugifite icyo gitwikirizo kikwica. Kandi ntabwo nkubwiye ngo ugende kubivuga, ubu ni ubutumwa bw'umuntu ku giti cye. Muhutu wowe uri mu butegetsi, wowe Imana ishaka kubaho ngo izagukoreshe, wowe uri hanadubure, urasohokamo, uriyambura CNDD-FDD. Yatangiriye ku maraso, nkuko n'ibindi byose bitangira ku maraso, igiye gusoresha ku maraso. Uramira rero, urabyiyambura, wiyambura icyo gisekuru cy'igihe cya ndadaye na mbere yaho, simbize byari byo. Histoire nimwe muyizi, icyo nzi nuko hari inzigo hagati y'abahutu n'abatutsi. Urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza utari wa Peter. Urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza utari wa yitwa nde Neva. Urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza utari w'abanyamadini b'abarundi birirwa bababeshya. Urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muzima, Kristo Yesu umwana w'Imana wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka,
agasubira mu ijuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data agusabira wowe, agiye kukwingingira kugira ngo ubugingo bwawe burokoke, kugira ngo ubuzima bwawe burokoke, kugira ngo arakurokora kugira ngo uzamukorere, nta bindi. Mira wihano ubwo buhutu rero ngo mwari sinzi kukuntu ngo mwigize ngo iki muhutu CNDD-FDD. Mana we, niba uyirimo gahoro genda kwihisha ahantu ubyiyambure, kuko ubundi nutabyiyambura remote nawe ikuriho. Nuko mwapanze kwica, namwe mwapangiwe kwicwa, none se mwabiheza gute? Ayo maraso se ko Imana ishaka kuyarangiriza rimwe burundu, kuyogereza rimwe burundu, we wayatoroka ute se? Reka nshimye ko abatutsi ngo mubishe mukabamara, mwebwe se muzaba muriho kandi mugomba gupfa mbere yabo. Gupfa mbere yabo ni ukuvuga ngo iyo ugiye kumena amaraso ayawe deje uba wayakatiye urwo gupfa nayo. Yaho ndaguhanikiye hari ko nta kibazo zawe bisobanukirwa. Reka mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Muhutu wowe, CNDD wowe umwirato wanyu ngo mwigaranzuye abatutsi, maze mwigira ibintu maze murabagira, maze ibyifundo igira ibivuzo nabo hari ikibari, mwese hari ikibariho, ntabwo umuntu yabivuga none ahangaha ngo abirangize. Buri wese rero ubuhungiro ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo Yesu ntabwo ushaka kuvuga ngo rero ndakwakira umutima wanjye ngo turi CNDD. Erega CNDD twebwe twazanye amajyambere, sinzi n'ibindi twazanye, hanyuma twibesanse, turangije kwibesanse twiba n'indagara. Ntabwo ari ibyo ngibyo, urabanza wiyambure ishyaka rya politike niburirimo, uriyambura. Niyo mpamvu barimo kubwira abantu ngo nibaze binjire mu CNDD ngo babandike ngo babahe utuntu, ni kugira ngo mushire. Nibyo bitambo basabwe. Satani arababeshya. Baso mwese bakoze ibyaha none ntabahari, ni mwebwe muri mugiye kwicana mu marani, abantu bagatinyuka bagatumiza imihoro. Abana bejo bundi nta numwe muri buragira imyaka 60. Na Peter yapfuye ufite 55. Nawe unyumvire ko Mana, nawe unyumvire koko. Nawe unyumvire. Barundi kazi rero, umuti murawunywa, umuti ni Yesu, muramunywa kugira ngo mubone assurance omnium. Nubisuzugura nabyo bizagusuzugura rwose. Ako nubyubaha araguhisha. Urabubaye uwe disi, urabutakire expose. Seki barakubura. Uko nukuri ni message nahawe kugira ngo mbahe. Yesu Kristo umwana w'Imana niwe uri bubahishe, niwe rutare bihishamo we. Ntongere kurata ubwoko. Imbaraga uri bumanure, uri bwakire, ziramaramo ubumara. Ubwoko bw'abahutu, ubwoko hutu bushiremo imbaraga, ubwoko tutsi bushiremo imbaraga. Usigare wumva uri leger, uri flexible, usigare wumva uwa Yesu Kristo gusa. Uri uwijuru gusa. Ijuru ari ryo rigufiteho ububasha. Ariko ntabwo wumva ukuntu biryoshye se. Ntabwo wumva ukuntu biryoshye. Murawunywa. Mira. Ntabwo wavugiye gukenyuka rwose. Say
bakundwa, nagira ngo mvuge iki ku barundi. Nukuri umva mushobora kuba abanyarwanda n'abarundi sinzi abarushye cyane kurusha abandi. Iyo ubajije bamwe baravuga bati ni twebwe turushye kurusha abandi. Abanyarwanda barakubwira bati turarushye nta muntu urushye nkatwe. Abarundi bati turarushe nta muntu urushe nkatwe. None se ubinyiba iki koko? Ariko mwigeze mubona igihugu kugeza ubu ngubu gifite umwami wa 15. Mwigeze mubona igihugu buri wese ngo akora gahunda ngo yo kuzakiyobora. Buri wese ngo agomba gukora gahunda yo kuyobora Burundi. Buri wese ariko icyo cy'abanyarwanda ntago bagifite cyane. Ntago ari cyane nk'abarundi. Buri wese agomba gukora disikuru programu ye ngo agomba kuyobora Burundi. Burundi udashinga arabyiro. Burundi se kandi rero ngo bose ngo ni Imana yababwiye. Ariko Imana mana yanjye. Iyi Mana ishobora guha abami 15 igihugu kandi ngo ushakamo umwe. Abarundi ntabwo bashaka bamwe ko aribo barusha kurusha abantu bose abanyarwanda barusha no kurusha abasomali. Ariko uri busigare azanezerwa, uri busigare azabona ibyo atigeze kubona, uri busigare azabona ubwiza bw'Imana ya Isirayeli, azabona ubwiza bwa Yesu Kristo arimo gukorera mu gihugu cyabayemo ibibi gusa. Igihugu cya nyuma kwisi ko Mana yanjye mu bukene niyo kigiye kuba icyambere kwisi. Igihugu kitagira essence. Umwe yarambwiye yiba ngo bagenda n'amaguru sinzi yo inzara iki bariba gusa. Barasahura kuva kuri neva, barasahura baratunda gusa tunda. Sinzi abatunda ari batunda bajyana muri Irani cyangwa mu Buhindi ntago mbizi. Baratunda gusa. Satani niwe bagenza atyo. Data bakundwa yemwe bene data bakundwa yewe murundi kazi mututsi kazi muhutu kazi murawunywa kandi muramira. Ntabwo Imana ishaka ko mupfa mweshe ngo mushire. No, hagomba kugira abasigara kameme. Wowe rero wumvise ntabwo ari rusange, iyi ngiyi ntabwo ari rusange. Natumwe ku muntu ku giti cye, ku mugabo ku giti cye, ku mugore ku giti cye, ku murundi ku muhutu ku giti cye, ku mututsi ku giti cye. Buri wese agomba kumenya ibyo yihana. Nawe basubiriyemo ni inzigo iri hagati yanyu, ni inzangano mufite. Nuko nta Imana we mbega idini ibintu byakoze nuko mbese nta keza katari mu Rwanda. N'ubundi ngo byari u Rwanda urundi Rwanda. Yego yemwe muri yambura kuko materazi arazira materazi bwe sidari nawe aramutema ku manywa y'ihangu. Ngo iki imyuka ntabwo umuntu nta mwanya afite wo kubisobanura neza. Ariko mwumvise ko mugomba kwiyambura buri kimwe cyose. Uri mu ishyaka urahita uryiyambura kugira ngo beho wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza. Ubabazwe n'ibyaha bya sogokuruza, ubabazwe n'ibyaha by'abatutsi, ubabazwe n'ibyaha by'abahutu. Okay, mira reka nta kwihagararaho. Ugiye kera rwahinyuje intwara n'ubu nizo zigiye kwambarira urugamba sasa. Yes ibyanyu nyine narabihawe nanjye. Nta handi mufite munshyira, nta kintu mufite mwangenza ko ashwe. Ni Yesu gusa, ni Yesu nanjye turimo kubabwira ibyabahesha amahoro, umwami w'amahoro. Rero mbere yuko nsenga sangira muri rusange aho mushobora kumbonera guteranya 33 76 60 55 077. Ndasubiramo aho ushobora kumbona guteranya 33 76 60 55 077. Iyindi wambonaho no guteranya 41 79 45 18 005. Kansubiremo guteranya 41
79 45 18 005. Impamvu mbagize gutya n'uyi, buri muntu wese agira amavuta ye, anointing, onction. Iyo onction nanjye ni yanjye. Uyumviye biramukorera, uyipinze ntabwo bimukorera. Haro uwemera kumira nyina aramira, udashaka no kubumbura umunwa ngo yakire nawe nyina akabumba umunwa, nyine azapfa bumbye umunwa, nta kundi bizagenda. Rero bene data bakundwa, nari mbafitiye ubwo butumwa bwihuse cyane, ahasigaye nahanyu. Barundi kaze, murarushe rwose, nibyo. Ntabwo ushobora kugira perezida nka Neva ngo utaruha. Ntabwo nzi abantu bamuroze, ntabwo mbizi. Abantu bamuroze ntabwo mbazi, baramuhemukiye, baramuroze, Imana ntabwo mbizi. Azapfa ababaye. Murikunda ntimwikunda se? Reka muramwakira Yesu abakize. Haleluya, 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 haleluya. Barundi kazi, Batutsi, Bahutu, mwumvise ukuntu umuti umeze. Umuti urasharira, ariko mugomba kunywa. Buri wese agomba kumira. Umuntu ku giti cye, ntuzanyandikira, sinzabivuga. Unyeneyeho ubufasha bwo kugira ngo mufashe. Uko bigenda biti, uko bihana, uko bikuraho, yes, uko umuntu ahinduka mushya, agahita yidumbuza muri Yesu Kristo gusa. Agahita yinjira mu rutare pa, hanyuma imihoro n'ibindi byose baratisha byakubita hehese. Bimenya naho uri ko agiye guhisha abo bamaze abamira umuti, agiye kubahisha mu busa, kuko Abahutu bihebye bimeze nk'igikorwaho, bihebuye. Kuko ngo baranga kumaramara, kandi baramaramaye tayari. Batutsi nyine mwebwe mumaze igihe mumaramaye, ariko ntabwo nzi ibyanyu neza. Ko namwe ivogonyo ryanyu ntabwo sinzi naho ukuntu mumeze, mumeze. Buri gihe ngo mwagiye mwanga gutegekwa n'Abahutu, ngo mwanga ko babategeko, kandi mwaragomba kuyishyura ibyaha by'abasokuruza byanyu. Mukamwaragurika nyine, Umuhutu akabategeka nyine, mugategekwa na na Neva. Ariko Neva ntabwo nzi umuntu wamuhumanije, ntabwo muzi. Mugabo agiye gupfa agiye gupfa arushye. Nukuri agiye gupfa arushye pe, nukuri. Ariko nyine ati harimbuka. Reka dusenge rero. Reka dusenge, nimero nazibahaye mushobora kumbonaho. Haleluya. Kugira ngo ngira abo mfasha, nukuri rwose hari abatabizi, urumva mbivuze na vuba, ariko bifite n'uri bubihita bikora ko kanya gahita yambara urugamba. Ndabizi hari abari ku bicaniro bari buvuge bati yewe nanjye hari akantu nari mfite, reka nze nkenyere rero sasa. Mwami Yesu, ubu ngubu ibintu byose ndavyiyambuye, niyambuye Ubuhutu, niyambuye Ubututsi, niyambuye CNDD, niyambuye Pronuri, niyambuye Seneris, niyambuye Frodebu, niyambuye niyambuye. Ni igisekuru kimanuke ukivemo. Nta kiza cy'igisekuru cy'Abatutsi cyangwa cy'Abahutu, nta kiza cyabyo. Ukivamo winjire mu rutare, winjire mu cya Yesu w'i Nazareti, Mwana w'Imana nzima, wemeye akakumenera amaraso. Ayo niyo agiye kugukiza, ayo niyo agiye gucungura yawe. Haleluya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ikomeye yaremye ijuru n'isi, Uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, se umwami wacu Yesu Kristo ari we Data wa twese. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana wawe, ibyo natumwe byose ndabishohoje. Haleluya. Ndashohoje mburiye Abahutu, mburiye Abatutsi,
mbwiye abatutsi ko bapangiwe gutemwa, mbabwiye ko hari umwuka wo kwicwa ubabaho kubwa umuhamagaro ubariho, kubw'amasezerano yashyize kera, kubw'ijambo wabavuzeho, ariko ntabwo barimo gushaka kubikora neza. ariko uri bubyumvire umukize mwami, nk'uko nicyo cyatumye untuma. Muhutu nawe, Muhutu utari uzi ibyo urimo, wibwiraga ko ukomeye ahari kubera ubwinshi, yewe ukaba wari mu bapanzwe kugira ngo nawe nguzice umututsi. Uramenye fasha hasi, iyambure CNDD-FDD, iyambure Frodebu, iyambure seneri, byambure nibyo bifite remote kwica, byambure, hanyuma wambare Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nukuri ndasengera buri murundi kazi urimo ukuzamurira amaboko muri aka kanya, urimo kuvuga ati mbabarira ibyaha byanjye. Ndasengera buri murundi kazi urimo kuvuga ati Yesu ni wowe buhungiro bwanjye. Ndasengera murundi kazi urimo kuvuga ati mwami nunkiza nzagukorera, nzamamaza izina ryawe. Urakoze kubikoze, urakoze data, urakoze kuri umunyembabazi, urakicaye ku ntebe y'imbabazi. Urakoze kubw'amaraso ya Yesu Kristo agikorana n'ubu, kandi niyo yera yonyine niyatweza. Haleluya. Urakoze ko urwana ku cyubahiro cyawe, kandi uyu murundi kazi biyemeje kukugarura icyubahiro, basezerera Satani nibye byose, bakakwakira wowe mwami w'abami, umwami wabo, mutwara abatware, ntare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Urakoze, cyubahiro ni cyawe. Nanjye ndatumitse nk'uko wampinduye intumwa. Haleluya. Nk'uko ngomba kuba intumwa itumwa amahanga yose, ngomba kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Haleluya. Ngenje uko wantegetse, icyubahiro cyose nakigushubije. Nanjye ukomeze umpa amahoro n'umugisha. Nongeye kukwereka abahishuwe, abo mes compagnons d'armes, mes compagnons les vrais, abo wampaye kugira ngo uzadusohoreshe umugambi wawe. Ndabasengeye kugira ngo bashikame iki gihe gikomeye turimo kunyuramo, turimo kwitegura, turi mu bihe bitatworoheye rwose. Ni ukuri aho umwanzi arimo gushaka bamwe kubasubiza inyuma no kubarya, ariko abazimana yabo turakora iby'ubutwari, turakoreshwa iby'ubutwari. Haleluya. Bahishuwe mwami, ubahishe umubi kugira ngo bazahishurwe igihe kije. Bahishuriwe ubwiza bw'itorero rya nyuma, bahishuriwe ubwiza bwawe Yesu Kristo. Ndagushimiye kubw'imiryango yacu mwami, nayo ndayishinganishije. Nongeye kukwereka abatari bakizwa muri bo nk'uko isezerano ryawe riri. Twizeye kandi tukaba tugiye kubona ibyiza ugiye kudukorera. Icyubahiro ni cyawe, byose ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo umunyanazareti, watubambiwe agapfa agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu. Haleluya. Ndumva nasoreza hano, nawe utaha. Ubu bwari ubutumwa bw'abarundi n'abarundi kazi, kugira ngo ab'Imana ishaka gukiza ibakize. Ni ubutumwa bw'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ubutumwa bwa rusange. Yesu aduhana umugisha. Abo bemeye kwiyambura, Imana irabarebana imbabazi. Haleluya. Nanjye naje ndi intumwa.